Ndashima Imana uyu munsi ku mwanya mwiza Imana yaduteguriye. Ni umwanya w'igiciro, ntabona uko nsobanura ku buzima bwanjye. Ndatekereza yuko umuntu wese afite ishimwe mu mutima we bitewe n'ibyo Imana iba yamukoreye bitandukanye, kuko ntabwo tuba turi beza byatuma turindwa, ntabwo tuba turi beza cyangwa se hari ifeza n'izahabu twatanze. Ni urukundo rw'Imana rwonyine, ni urukundo Imana iba yaradukunze, kuko yadukunze tutarabo kugirirwa imbabazi, ariko Uwiteka aravuga ati kuko nabakunze urukundo ruhebuje, ni nacyo cyatumye itanga umwana wawe w'ikinege kugira ngo umwizera wese atarimbuka ahubwo ahabwe ubugingo buhoraho. Ndashima Imana rero ko yaduhaye kuboneka imbere y'Imana, ndashima Imana yuko yaduhaye kuza mu ihema ry'ibonaniro kugira ngo tubashe kumva icyo Imana idushakaho. Imana ibihererwa icyubahiro, kandi Imana iha umugisha umuntu wese wabashije kuboneka kugira ngo yumve icyo Uwiteka amushakaho. Umuririmbyi wa 90 mu gakiza niwe yavuze ngo Imana y'ukuri ikomeza kunyobora, urancishe mu nzira yo gukora ibyo ushaka. Mwami, kubaho ntagufite bintera ubwoba n'amaganya, ndetse byabasha no kungeza no mu rupfu. Yaribwiraga akavuga ati mbayeho ntafite Imana, mbayeho ntafite uwo mwami, mbayeho ntafite uwo mucunguzi, byangeza no mu rupfu, ndetse ntabwo nzi uburyo ki byaba kuko bintera ubwoba n'amaganya, kandi numva byangeza mu rupfu. Arangije aravanga ibyiza mbona nibi ni ukwizera umwami Yesu, kuko yararebye asanga nta kindi kintu na kimwe yakizera, abona nta kindi cyamunezeza. Aravuga ati mbese ibyiza ni ibihe mbona atari ukwizera umwami Yesu, ngo no guhora ngendera mu nzira ye ntunganye, ngo nawe yanyemereye kujya ndinda ndetse no kunyobora neza, ampesha no kwinjira vuba mu mahoro ye. Imana ishimwe cyane. Ubu rero urugendo mfite ni urwo kujya mu ijuru. Umukiza ni wari, nanjye nkwiye kujyayo, kandi umunsi nzaba ngezeyo nzamuhimbazanya ibyishimo, nzanezerwa muko ari we wanguze amaraso. Imana ishimwe cyane. Muri iyi si rero huzuye umuruho n'amaganya. Icyo uyu muririmbyi yavugaga ngo akeneye cyose ntabwo ahera ko ngakibone, ariko hari umunsi mukuru ubwo azabona umucunguzi, ngo yiringiye kuzabona ingororano yiwe. Imana ishimwe cyane. Mu ijuru ngo ntago azahabona abanzi be ukundi, nta n'icyo azahabura mu ijuru ry'amahoro, ngo azashima Imana avuze impundu ati haleluya haleluya, azarambura amaboko ahimbaza umwami Yesu. Imana ishimwe cyane. Ibi ni ubuhamya bukomeye cyane, cyangwa se ni intego ikomeye ku mukristo wese, yo guhorana ibyo byiringiro, cyane cyane amaso yiwe ayatumbirije mu gihugu Siyoni. Hari abantu usanga mu buzima bwa buri munsi duhanze amaso ibyo tubona, duhanze amaso ibyo duhura nabyo, tugahanga amaso imibereho yacu ya buri munsi, tugahanga amaso imigendekere y'ubuzima bwacu. Waba warashatse ugahanga amaso ku cyitwa urubyaro, waba utarashaka ugahanga amaso wenda ku rushako, waba uri umushomeri amaso yawe ukayahanga ku kazi. Mbese ubuzima bwacu tugira aho tubuhanga, ariko uyu we yaravuze ngo muri iyi si huzuye imiruho n'amahane, ngo icyo akeneye cyose ntabwo ahera ko akibone, ariko ngo ku munsi mukuru ubwo azabona umucunguzi yiringiye kuzabona ingororano. Imana ishimwe cyane. Nta yindi ngororano yatekerezaga, ni iy'imirimo myiza yakoreye mu isi, ni iy'imirimo myiza yabashije gukora akiri muri iyi si, nubwo icyo akenera cyose ntabwo abasha kukibona. Hari abantu bibwira yuko kuba ari abakristo, kuba baraje mu nzu y'Imana gusenga, icyo bazasaba cyose bazajya bahita bagihabwa uko bishakiye. Oya, ntabwo ariko bigenda mu buryo bumwe cyangwa ubundi. Hari icyo ugomba kubanza gukora, hari price ugomba gutanga, hari ikiguzi ugomba gutanga kugira ngo ugere ku kintu runaka. Ni nayo mpamvu uyu muririmbyi yaravuze ngo icyo nkenera cyose ntabwo nkibona. Reka nkubwire inshuti yanjye, Imana yita ku buzima bw'ubugingo kuruta kwita ku buzima bw'umubiri, kubera yuko uyu mubiri Yobu yaravuze ngo uruhu rwanjye nirumara kubora nzareba Imana nambaye undi mubiri. Imana ishimwe cyane.
uruhu rwanjye nirumara kubora. Kubera yuko uru ruhu twambaye cyangwa se uyu mubiri twambaye ni umwe mu bantu bimeze nk'aho ari ikoti umuntu yanyagiwe cyangwa se iyo avuye hanze yanyagiwe nka kuriya umuntu aba afite umutaka yajya kwinjira mu nzu, umutaka rimwe na rimwe kuko waje uriho amazi akaba yawufasha hanze kugira ngo banze ushiremo amazi, akinjira mu nzu kugira ngo atabasha kuyishyiramo ayo mazi. Uko niko uyu mubiri twambaye hari umunsi tuzawiyambura, tukawambura nk'uko umuntu yambura ikoti akarimanuka kuri portemanto mu nzu ubundi akaryama. Uko niko tuziyambura uyu mubiri usharira, uyu mubiri urushya benshi, uyu mubiri uteza uburwayi, uyu mubiri utumereye nabi. Rimwe na rimwe uyu mubiri utuma utabasha kugera ku nzozi z'uburyo bw'umwuka kubera yuko nyine uyu mubiri uragukurura. Uyu muririmbyi we rero yarabiririmbye aravuga ngo muri iyi si huzuye umuruho n'amaganya. Imana itugire neza cyane. Yararebye abona nta cyiza yahabona mu isi, abona nta kintu na kimwe abasha kuhakora cyabasha kunezeza umutima we, ariko aravuga ngo hari umunsi nzabona ingororano, umunsi nzabona uwo mucunguzi. Imana ihabwa icyubahiro. Reka dushime Imana rero yaduhaye uwo mucunguzi kuko yiteguye kutugirira neza. Yaravuze ijambo rikomeye aravuga ngo dore ngiye kubategurira hanyu, aho nzaba namwe ariho muzaba. Ndashima Imana yaduhaye kuba mu buzima buri transiti kuko hari ahandi tuzaba, hari ahandi tuzatura ubuzima bwacu bw'iteka. Imana ihabwa icyubahiro. Iyi si tuyishakamo ibintu byinshi ariko ntabwo tubibona. Nabonye abakire bari bafite amafaranga menshi uyu munsi bamaze kugera ahacecekerwa barayasize. Nabonye abari bafite imiryango myinshi uyu munsi iyo miryango ntayihari, basigaye ari inkokore bonyine. Iyi si yuzuye umubabaro n'agahinda. Icyo dushaka ntabwo tukibona. Imana itugirire neza. Ariko ngo hari umunsi tuzabona umucunguzi. Imana ihabwa icyubahiro. Ndagira ngo mbwire umuntu wese uri uranyumva, mubwire ngo nubwo iyi si yuzuye umubabaro n'agahinda ariko nimukomere. Imana ishimwe. Nimukora amahamba kuko turi hafi kugera iyo tujya. Abaririmbyi bajya babiririmba ukumva nyine ni indirimbo isanzwe, ukumva ni melody, ukumva ni style, ariko hari umunsi tuzagera iyo tujya. Imana ishimwe cyane. Turi mu gihe cyo kwibohora, turi mu gihe cyo gutangaza kubohoka binyuze muri Yesu Kristo. Narababwiye ngo ntabwo umubyeyi wawe yakubohora ingoyi y'umwijima, ntabwo umubyeyi wawe yagukiza intambara y'abadayimoni bakugabyeho, nta nubwo umubyeyi wawe yagukiza ikigerageza Imana ifitemo inyungu. Reka nkubwire nshuti yanjye, tubona ababyeyi benshi bajya hariya ku itangazamakuru bakaririra abana babo, bagatakambata abana bacu bararengana. Reka nkubwire nshuti yanjye, ntabwo umubyeyi yakuraho urugamba rwo mu mwuka. Haleluya, haleluya. Ahubwo urugamba rwo mu mwuka Kristo niwe warurangije. Yigeze yabwira Gideyoni, aramubwira ngo mva nkubwire Gideyoni, nje kubera ubwoko bwa Isirayeli umugaba. Reka nkubwire ngo Kristo niwe ufite urufunguzo rw'ubuzima bwawe. Reka nkubwire ngo inshuti yawe ntabwo yakurwanirira urugamba rwo mu mwuka. Icyakora koko yagufasha gusenga, ariko rimwe na rimwe yagera hagati ikavuga ngo ngenda narambiwe. Twiyambaje benshi ngo badusengere mu bibazo twari dufite, twiyambaje benshi ngo batwingingire, ariko ntabwo batwingingiye kubera yuko nyine byari igihe cyo kugutwaza umusaraba gatoya. Rega nkubwire ngo ntabwo nuzagutwaza umusaraba azawugutwaza ageremo hagati, ariko ntabwo azakujyana ngo kugeza Igorigota. Yesu bamutwaje umusaraba ariko ntabwo bamugejejeyo. Ariko umva nkubwire nshuti yanjye, Yesu we muragendana mukagerana hahandi ibibazo ubona bigiye hiherezo. Reka nkubwire rero ngo muri iyi si huzuye imiruho n'amaganya, icyo dushaka cyose ntabwo tukibona, ariko hari umunsi tuzabona ingororano. Imana ishimwe cyane. Ntabwo nzi uko utekereza ubuzima bwawe, ntabwo nzi imibereho y'ubuzima bwawe muri aka kanya, ariko ndagira ngo nkubwire ngo gira ibyiringiro, nanjye ngira ibindi byo kuzataha mu gihugu Siyoni. Imana ishimwe cyane. Reka dusome ijambo ry'Imana riri mu gitabo cya Yesaya ibice 40, turahera ku murongo wa 27.
tugeze ku wa 31. Yesaya ibice 40 ku murongo wa 27 kugeza kuri 31. Turi mu cyumweru tuvuga hejuru y'imbaraga zo guhirwa cyangwa se hejuru y'amahirwe. Mu by'ukuri amahirwe cyangwa se lucky, amahirwe mu by'ukuri ntabwo abantu bose bayavugaho rumwe cyangwa se bayatekerezaho kimwe. Hari abibwira yuko bayavukanye, hari abibwira yuko ava mu mirimo myiza baba barakoze, hari abibwira yuko ava mu ko bize amashuri menshi, hari abibwira yuko amahirwe ava mu bintu bitandukanye by'iyi si biri ozaranturu yacu. Ariko ndagira ngo mbabwire, rimwe na rimwe amahirwe ava ku Uwiteka. Ayo niyaramba kandi niyagirira icyo amarira umuntu. Imana itugire neza cyane. Ijambo ry'Imana tubwiye ngo yewe Yakobo Isirayeli, ni iki gitumye wiganyira ukavuga uti Uwiteka ntareba inzira zanjye kandi ibyanjye Imana yanjye irabyirengagiza. Murongo 28 ukavuga ngo mbese ntiwari wabimenya, ese nturabyumva? Imana ihoraho, Uwiteka umuremyi w'impera z'isi, ntirambirwa, ntiruha, ubwenge bwayo ntiburondoreka. Umurongo 29 ukavuga ngo niyo iha intege abarambiwe kandi utibashije imwongerera imbaraga. 30 ngo abasore b'imigenda bazacogora Baruhe n'abasore bazagwa rwose. 31 akavuga ngo ariko abategereza Uwiteka, haleluya, bazasubizwamo intege nshya, bazatumbagira mu kirere, bagurukishwa amababa nk'ibisiga, baziruka be kunanirwa, bazagenda be gucogora. Imana ihabwa icyubahiro. Aha ni amagambo Yesaya, umuhanuzi Yesaya ari mu bahanuzi bakomeye cyane batambutseho mu binyejana byashize. N'uyu munsi ubuhanuzi bwe buracyakora. Reka babwire ngo Yesaya yigeze ahanura ko hazaza umwami Yesu. Aravuga ngo azitwa Emmanuel, Imana iri kumwe natwe. Yesaya yagiye ahanura ibintu bikomeye cyane. Ageze kuri iki gice cya 40 avuga amagambo akomeye cyane. Yigeze agera ahantu mu bice bibanza yakoreraga Imana, ariko Imana yari itaramukoze ikara ryaka ku munwa. Arangije nyuma aza kwisobanukirwa, aba umukozi nyamukozi. Yari yarasogongeye mu bice bibanza, icya mbere, icya kabiri n'ibindi. Yari yarasogongeye yumva ko Yesu agira neza, ariko yaragifite ivata ku rurimi, yaragifite ivata mu kanwa. Bivuze ngo hari ibintu atari yagatunganyije. Ariko Imana imaze kumukoza ikara ryaka ku munwa, atangira gukora umurimo ukomeye. Ageze muri iki gice cya 40 rero abwira Yakobo, aramubwira ngo mbese Yakobo we, ntabwo niki gituma wiganyira ukavuga ngo Uwiteka Imana ntareba inzira zawe kandi ibyanjye Imana yanjye irabyirengagiza. Uko niko abakristo tubaye muri iyi minsi. Dusenga isengesho bivuga ngo Mana waranyirengagije, Mana ntabwo ndeba, Mana kuki ibyanjye utabyitayeho, Mana kuki abo tuvukana bageze mu nzira zabo bagahirwa, kuki abo twiganye uyu munsi bafite ubushobozi bwiza, bamwe bafite akazi keza, bamwe bafite imibereho myiza, yewe kandi niko biri, ni nako bimeze rwose. Bamwe baguwe neza, bamwe baratunze, baratunganiwe, abandi bageze mu mahanga, wowe uracicaye mu giturage, abandi bateye imbere, wowe uracyari aho ngaho, kandi witwa ko wamenye Imana. Urasenga isengesho ngo Mana kuki wanyirengagije, kuki unyirengagiza, ni iki gituma unyirengagiza? Reka nkubwire nshuti yanjye, gutinda kw'Imana ntibisobanuye ko itazaza, kandi guceceka kw'Imana ntibisobanuye ko Imana ibitumvise. Reka nkubwire ngo hari umunsi igihe cyawe kizagera, kandi kuba uri umunyamahirwe, kuba amahirwe y'Uwiteka agiye kumanuka ku buzima bwawe, hari igihe ibyo byose wabonye cyangwa se abo bose wabonye uzabacaho, kubera ko amahirwe Imana izaguha ni amahirwe asize umwuka wera. Imana ishimwe cyane. Kuba umaze igihe wivovota, wiganyira, uvuga ngo Imana yarandetse, ngo Imana yaransize, ngejeje ku myaka 40 meze gutya, ubuzima bwanjye nta formule bufite, ndibaza nkisubiza, nta cyerekezo cy'ejo hazaza, sinzi aho mva naho ngana. Mu by'ukuri umeze nk'uri hagati mu mayira abiri. Ariko ndagira ngo nkubwire iri jambo Yesaya yaravuze ngo mbese ntiwari wabimenya, ese nturabyumva? Imana yuko ihoraho, Uwiteka ari umuremyi w'impera z'isi, ntarambirwa. Umva, Uwiteka ntabwo arambirwa kugira icyo agukorera, ubwenge bwayo
ntiburondoreka kandi Imana ntabwo iruha. Ndagira ngo wongere ugirire Imana icyizere. Ya masengesho wasengaga uvuga ngo Imana yaragutaye, nta mahirwe mu buzima bwawe wifitiye. Birashoboka yuko wenda amahirwe atigeze agusekera nk'uko bajya bavuga mu Kinyarwanda ngo amahirwe ntabwo yagusekeye, ariko ibyo ntibiguce imbaraga, ntibigutere kumva wiganyiriye ngo utangire amasengesho wasengaga wongere uyasubiremo. Oya, ndagira ngo uhindure icyerekezo cy'imisengere yawe, utangire usenge mu buryo bufite kwizera, utangire usenge ufite cya kindi navuga ngo gifite imbaraga zo kwemera usenga ko ashoboye byose, kuko Imana ntiruha, Imana ntirambirwa. Kuba yabaye ikuretse gatoya ntibisobanuye yuko yagutaye, ahubwo yagira ngo irebe kwizera kwawe guhagaze gute. Kuba abo mwakuranye uyu munsi bageze kuri level runaka, ibyo ntibigutera ubwoba, kubera yuko nawe Umunyarwanda navuze ngo umuntu wese agira samudiye. Reka nkubwire ngo amahirwe ya mugenzi wawe ntabwo ari ayawe. Amahirwe uriya yagize atandukanye n'ayo uzagira mu buzima bwawe. Wikipima ku bantu, wikipima kuba mugendana mu kazi, ngo nguriya ngo wenda yaguze imodoka nziza, ngo ubuse ngewe Mana ngo kuki wantaye, ngo cyangwa se ngo yubatse inzu amaze imyaka myinshi yaguze inzu, ngo ngewe Mana kuki wantaye. Oya, wikigereranya n'ukabayeho, kubera yuko ukabayeho nawe aje akakubwira uko ashaka kubaho, wasanga wowe ahubwo nta bibazo ufite. Umuntu wese agira umusonga we, umuntu wese agira ukabanye n'Imana. Reka nkubwire nshuti yanjye, birashoboka yuko kugira ngo wenda uwo nguwo agere kuri ibyo bintu utekereza, nawe hari ishuri yabanje kunyuramo. Banza umenye neza ko nusohoka mu ruganda uzahinduka nk'izahabu imeze neza. Ndi umugabo wo guhamya ko Kristo iyo yageze ku buzima bw'umuntu burahinduka. Hari ingero nyinshi yanyuze ahantu hatandukanye, agera ahantu ibintu byose birahinduka. Wikibaza rero ngo mbese Mana warantaye, Mana kuki utumva amasengesho yanjye, Mana kuki utandeba. Ibi rero Yesaya yabivugagaho abwira ko ngo Isirayeli we, niki gituma wiganyira, niki kigutera gutuma uvuga ngo Imana yaragutaye? Kuko kuba amahirwe yawe atari yaza ntibisobanuye yuko utari umunyamugisha. Reka nkubwire ngo kuba umunyamugisha no kuba umunyamahirwe biratandukanye. Uri umunyamugisha kuko waremwe mu ishusho y'Imana, kandi abantu bose ni abanyamugisha, ariko amahirwe ava ku Mana aratandukana nshuti yanjye. Uyu munsi ndagira ngo nkubwire ngo ibyo wasengagamo byose kura kwiganyira mu mutima wawe. Hanyuma aha ku murongo wa 29 ngo niyo iha intege abananiwe cyangwa se abarambiwe, kandi utibashije ikamwongerera imbaraga. Birashoboka ko warucitse intege, birashoboka ko ubuzima bwawe wumvaga ko rwose byarangiye, mu burwayi wacitse intege, mu ntambara zawe wacitse intege, mu buzima busanzwe uri uracika intege, ariko Kristo ni utanga imbaraga ku bari bananiwe. Ntabwo umuntu reka nkubwira abantu tujya kuganyira ngo badufashe mu kintu runaka, ngo imbaraga z'umutima zashize. Dufite abapsychologist benshi bashobora kugufasha mu bijyanye n'imitekerereze. Ni byiza mu buryo bwa biologically kuko nabyo birafasha, ariko ndagira nkubwire ngo abaganga barananirwa, abakomeye barananirwa, abantu bose barananirwa, ariko Kristo wacu ntabwo ajya ananirwa. Imana ishimwe cyane. Hari abantu twabonye bananiwe, baravujwe, bagiye muri rehab, bajya kugira ngo bakire ibintu byabafectinze mu mubiri wabo bitewe n'ibyo bakoresheje. Twabona abantu bagiye muri counseling kugira ngo bafashwe mu bijyanye n'imitekerereze, ariko byaranze. Ariko ngo bagere kuri Yesu ibintu byose birahinduka. Uwari umeze nk'umuntu warwaye trauma, umuntu wari umaze igihe byaramuyobeye, Kristo araza aringaniza ubwenge bwe. Niwe wenyine uyintege abananiwe. Imana ishimwe cyane. Ntabwo ababyeyi bahintege ubuzima bwawe, ntabwo umuryango ukomokamo, kabone nubwo waba ukomeye gute, ntabwo waguha imbaraga unaniwe mu buryo bwo mu mwuka, ntabwo bishoboka. Ariko Uwiteka niwe uha intege abananiwe. Ya masengesho wasengaga avuga ngo Imana yarantaye, reka nkubwire ngo bamwe bagerageje kujya mu bapfumu, bajya
gushakayo igisubizo ariko byaranze. Abandi bagerageje kwirwanirira bagira ngo wenda igisubizo kiraboneka ariko byaranze kubera ko bararambiwe, bacitse intege. Dufite abantu babwiwe amasezerano menshi mu rusengero, baragije bararambirwa, bajya kwishakira igisubizo, bajya kwishakira uburyo ki bari butabarwe, bajya kwishakira imbaraga zitandukanye n'izo bari barizeye kugira ngo babone igisubizo cyihuse. Ariko umva nkubwire inshuti yanjye, Kristo niwe uha imbaraga abananiwe. Birashoboka ko wari unaniwe, birashoboka ko wari ucitse intege, birashoboka ko wibazaga igisubizo ukabona nta gihari, ukibaza ngo mbese ejo bizagenda gute, ese abana ejo bazakuraho iminerivari, ese tuzabaho mu buhe buryo, tuzagenda mu buhe buryo, muri karitsiye nabaye ikivume, muri karitsiye nta wanyizera, watakaje icyizere mu buryo bw'abantu. Ariko umva nkubwire inshuti yanjye, niwe uha intege abari bananiwe. Kandi umva nkubwire ikindi, utibashije mwongerera imbaraga. Birashoboka yuko udafite uwakurengera. Ndagira nkubwire ngo umurwayi wari umaze imyaka 38 ku kidendezi cy'Ibetesida ntabwo yari afite imbaraga zimunagamo. Yesu yarageze arangije aramubaza, undi aho kugira ngo amusubize aramubwira ngo umva nkubwire, nabuze umuntu wanagamo. Abandi marayika yaje guhinduranya amazi, bamwe bafite bene wabo babanagamo, bene wabo baraza bakabafata bakabanagamo, njyewe nabuze uwanagamo. Umva nkubwire mubyeyi, we munyamasengesho uri uranyumva, bamwe bafite ababanagamo. Hari ababafite ababashyira mu kazi, hari abafite ababarihira amashuri bigakunda, hari ababajyana muri za kaminuza mu mahanga bikemera, hari abandi babahaye ibishoro baracuruza birakunda, bamwe bafite imirage y'ababyeyi babo. Wowe uriho nta kintu ufite kubera yuko ntufite uwakunagamo. Imana itugirire neza. Yesaya arangije arabivuga ngo reka nkubwire ngo utibashije niwo Imana imwongerera imbaraga. Imana ishimwe cyane. Uyu munsi ndavuga hejuru yo kugirirwa neza n'Imana kuri wa mutima wari unaniwe, wowe wari ucitse intege, amahirwe yawe wabonaga yararangiye, wari warashyizeho akadomo uvuga ngo byararangiye, Imana yaranyibagiwe, Imana nta kintu mfite yabasha nta nubwo yananyibuka. Ariko ndagira ngo tangarize ngo abasore b'imigenda bazacogora Baruhe, n'abasore bazagwa rwose. Ariko umva isezerano Imana iduhaye. Imana ishimwe, ngarika bategereza Uwiteka bazasubizwamo intege nshya. Haleluya. Birashoboka yuko utegereje Uwiteka. Umva, tegereza Uwiteka wihanganye, kuko uzasubizwamo intege nshya. Sinzi byari biguciye intege, wowe wari ucitse intege, wenda nanjye nacika intege, n'undi yacika intege, kuko muri uru rugendo nta muhanga warwo. Hatazagira umuntu ukubeshya ngo ni umuhanga, kuba yatwara ibitabo byinshi, yafata Bibiliya, agafata igitabo gisobanura Bibiliya, agafata icy'indirimbo, agafata agenda, agafata dictionnaire, agafata n'ibindi, agashyiraho iPad na laptop, ngo byose biriho biravuga ibisobanuro by'ijambo ry'Imana, ariko ntibisobanuye yuko ari umuhanga w'urugendo. Reka nkubwire ngo uru rugendo nta muhanga warwo. N'umuntu uzakubeshya azaba akubeshye cyane. Umuntu uzaza akakubwira ngo njyewe ngo narageze iyonja byararangiye, reka nkubwire ngo uwo nguwo uzamusengera isengesho, kuko azaba yararenze umusaraba. Reka nkubwire ngo mu rugendo duhora turasana n'ibyaha, mu ntambara turasana n'abadayimoni. Ntiturwana n'ibifite imibiri n'amaraso, ahubwo turwana n'abatwara n'ingabo z'umwijima. Ni nayo mpamvu ijambo ry'Imana rimbwira muri Yeremiya ngo umukiranutsi wanjye naho yagwa ntazarambarara, n'amaraci yabivuzeho. Reka nkubwire inshuti yanjye mubyeyi, birashoboka yuko warashwe umwambura gufata, yewe birashoboka yuko wananiwe muri uru rugendo, ariko mva nkubwire, ndeka nkumenera ibanga, nkubwire ngo ariko abategereza Uwiteka bazasubizwamo imbaraga nshya. Uwiteka naguha imbaraga nshya. Ahandi wari utangiye gucika
gucika intege, hahandi wari utangiye kuvuga ngo Imana yarantaye, hahandi wari utangiye kuvuga ngo Imana ntabwo ijya inyumva, hahandi wari utangiye kuvuga ngo Imana ntabwo ijya insubiza, reka Uwiteka kongerera imbaraga. Imana ishimwe kandi uzatumbagira mu kirere. Imana ihimbazwe. Bivuze ngo Imana niguha amahirwe y'ubuzima uzatumbagira mu kirere, bivuze ngo uzakora icyo bita overcome, donc uzakora na speed ndende uhite overtaking. Imana ishimwe cyane. Uzarenga, haleluya, uzadepasa abari baraguciyeho. Bibiliya ivuga ngo bazatumbagira mu kirere, bazagurukisha amababa nk'ibisiga, baziruka beko, haleluya, baziruka be kunanirwa, bazagenda be gucogora. Imana ishimwe cyane. Abo ni babandi bategereje Uwiteka bihanganye, abo ni babandi imbaraga zabo zashize, bari bageze kuri ya revo bavuga ati Uwiteka warantaye, Uwiteka urihe. Reka nkubwire wowe unteze amatwi ngo akira gutumbagira ugere ku nzozi zawe. Imana ishimwe kuko ubuzima ubayemo, reka nkubwire inshuti yanjye, bushobora kuba bugereranywa na bwa bundi bwa kakanyoni karitse ku nzira. Uko niko kuri. Uravuga ngo nabaho nakira simbizi. Imana itugire neza. Nabaho nakira ntabwo mbizi, nimba ejo nzarya ntabwo mbizi, nimba nzasubizwa ntabwo mbizi. Doke wamaze kwiciraho iteka, icyizere cy'ubuzima cyararangiye. Ariko mva nkubwira ibanga rizima, ngo abategereje Uwiteka bazasubizwamo imbaraga nshya. Reka nkubwire ngo amahirwe yawe ni ugutegereza Uwiteka, amahirwe yawe ni ukugira Yesu icyizere, kuko ngo ntabwo ajya ahumbya, ntajya ahunikira. Imana itugire neza cyane. Mperutse kuba ndi gusenga, umwana wanjye mukuru arandeba arambwira ati dadi, ndagira nkubwire ngo ibyo uri gusengera ntabwo byahita bisubizwa. Ndamubaza kubera iki? Arambwira ngo ubu urumva ikibazo ufite aricyo kiri rijanse imbere y'Imana. Ndavuga nti se noneho ushatse gusobanura? Arambwira ati umva nkubwire, ntabwo ikibazo cyawe uri gusengera aka kanya yari akizi ikibazo nasengeraga. Arambwira ngo ntabwo icyo kibazo cyawe kiri rijanse imbere y'Imana rwose, nushaka utuze ntusenge ubyihorere, ahubwo biragize Imana izabikora mu gihe cyayo. Arambwira ngo ikibazo kiri rijanse aka kanya ni ambulance ziri kunyura mu muhanda. Arambwira ngo uri kuzumva zigenda mu muhanda? Ndavuga nti zirahari. Arambwira ngo izo ambulance ziri kwirukanka zirajya gufata abarwayi, bamwe bakoze accident mu mihanda, abandi bariho barashaka kuva mu mwuka ako kanya. Ntabwo Imana yareka abo bantu bari kuva mu mwuka ngize yite kuri iki kibazo cyawe. Abimbwiye gutyo mfata analize, ndatekereza abana, ariko koko uyu mwana mbwiye ibintu bikomeye cyane. Nimba hari abantu bari gutabaza bavuga ngo Uwiteka turapfuye, bari muri accident, imodoka ziri gushaka kubahiraho, abandi bagiye gushyirwamo mu oxygen, abandi amaguru ari aracika, abandi baragira gute, njyewe ndi gusaba ikintu kitambujije kurya, kitambujije donc diho n'ubundi nta kibazo mfite, ibintu ni sawa, icyo kintu kidakemutse nonaha ntacyo ndi bube. Ariko noneho numva ambwiye ijambo rikomeye, arambwira ati ahubwo wowe biragize Uwiteka utuze, amasengesho yawe uyereke kuba yaba babaye, kuko wowe nta kibazo ufite. Ndamureba ndageze avuga ngo you are right my daughter. Reka mbabwire inshuti yanjye, hari ibyo dusengera ariko hari n'ababaye kurushaho. Wivuga ngo Imana yaragutaye, kubera ko niharamuka uvuze ngo Imana yarakuretse, hari abandi bari buze kugira ngo bakubere ibihamya, bakwereke ibibazo birenze. Niba ushaka kugira ngo urebe abanyabibazo, zamuka mu bitaro muri emergency, ujye muri ICU, urebe uburyo abantu barushye, nurangiza uvuge ati ariko koko Imana ntabwo yantaye. Reka nkubwire ngo gira gutegereza Uwiteka wihanganye, kuko Uwiteka akubereye umurengezi, ntagahumbya ntagahunikira. Kandi ngo abategereza Uwiteka bazasubizwamo imbaraga nshya, bazacinagira, bazatumbagira mu kirere. Imana ihabwa icyubahiro. Reka nkubwire ngo muri uyu mugoroba tegereza Uwiteka wihanganye, ongera ugira Imana icyizere, ongera wumve Uwiteka bundi bushyashya mu buzima bwawe. Imana ishimwe cyane. Simbizi byari bikugoye rero, ntabwo nzaho wari utangiye gutentebuka, ariko ongera winginga Imana, uvuge ngo Mana ngarura ibihe byanjye nk'ibya mbere. Mana nwongeye kukugira icyizere, kuko amahirwe yo ndabizi uzayampa, uzampa amahirwe ya kabiri.
birashoboka ko hari amahirwe batakaje y'ubuzima bwawe. Naravuze ngo wayatakarije wenda mu byaha byawe, wayatakarije mu bintu bitandukanye, ariko Uwiteka aragusaba ikintu kimwe gusa: ongera umugire icyizere, umutegereze wihanganye. Ndagira nkubwire ngo uzabona igisubizo kivuye iwawe. Isuzume muri aka kanya, ese koko wari ucitse intege? Ese koko ntiwivovoteraga Imana? Abayisiraheli bigeze bivovota mu butayu bw'Imana, bageze mu butayu bw'Imana barivovota kweri, baranahamara iminsi, amazi yawe yarashariraga ariko barivovota. Kandi Bibiliya irambwira ngo imbere gato muri Elimu hari amasoko n'imikindo. Reka nkubwire nshuti yanjye, gutinda ahantu ubifitemo uruhare. Ndagira ngo wisuzume urebe ko nta ruhare wabigizemo. Wisuzume urebe ko muri Elimu hatari yagutegereje ariko ugatinda kugerayo, ukarinda ujya gushaka kunywa amazi ashaririye y'Imana, kandi imbere gato muri Elimu hari amasoko n'imikindo. Imana itugire neza cyane. Banza wisuzume urebe ko atari we witinjije ahantu, kuko biravuga ngo abategereje Uwiteka bihanganye bazasubizwamo imbaraga nshya. Banza urebe ko wategereje Uwiteka wihanganye kugira ngo usubizwemo imbaraga. Birashoboka amahirwe y'ubuzima bwawe ari wowe uyadindirije Imana bitewe n'imbaraga zo kwivovota. Wibwira, wisenga isengesho rivuga ngo Imana, Uwiteka ntareba inzira zanjye, kandi ibyanjye Imana yanjye irabyirengagiza. Wisenga iryo sengesho, ahubwo ongerera ugire icyizere Imana. Uvuge ngo naho imitini itatoha, inzabibu nizere, bagahingira ubusa imyelayo, nta kabuza ko nzakomeza gushima Imana. Reka nkubwire ngo girira Uwiteka icyizere, ongera ukora amahamba, kuko tugiye kugera iyo tujya. Ongera wisubize igisubizo kivuga ngo guhera uyu munsi wa none, no return no surrender. Ntabwo nzongera gucika intege, nta nubwo nzongera gusubira inyuma. Kabone nubwo abadayimoni bahaguruka, kabone nubwo abadayimoni bateza intambara zitandukanye ku buzima bwawe, ariko vuga ngo mfite urengezi, mfite umugaba w'ingabo, kandi azamfasha gutsindira urugamba. Wongere ugirire Imana icyizere, ntiwite ku bantu, ntiwite ku nshuti. Narababwiye ngo inshuti nyinshi zisenya urugo, ariko hari inshuti iramba ku muntu, cyane cyane iyo ni Kristo, cyane cyane niyo Kristo yatoranyije. Rero witinda ku by'isi, witinda ku bantu, witekereza ngo bariya babayeho gutya, witekereza ngo mbese gutya na gutya. Reka nkubwire ngo abantu benshi batinjijwe n'abantu byatumye batagera iyo ujya. Uzabibaze bene Kora uburyo ki ubutaka bwabamize, hanyuma barokotse ku miryango yabo, bandika muri Zaburi baravuga ngo hahirwa bafite mu mitima inzira zigana i Siyoni, kuko iyo banyuze muri cya gikombe cya Baka, hahandi ubutaka bwasamye bukabamira, bagihindura amasoko, imvura y'umuhindo ikacyambika imigisha. Bene abo ngo bagenda bagwiza imbaraga. Imana itugire neza cyane. Batangaga ubuhamya bw'ibyabaye biboneye. Uyu munsi ndagira ngo umutima wawe wongere ugire inzira zigana i Siyoni, kuko nugera mu gikombe cy'uburwayi, nugera mu gikombe cy'amagambo, nugera mu gikombe cyo kwangwa n'imiryango, nugera mu gikombe cy'ubushomeri, nugera mu gikombe cyo kubura minervari, nugera mu gikombe cyo kutatera imbere, nugera mu gikombe wabuze epfo na ruguru, nugera mu gikombe cyo kutabona umugabo cyangwa umugore, nugera muri icyo gikombe, ndagira nkubwire ngo niba ufite mu mitima inzira zigana i Siyoni, uzagihindura amasoko. Imana ishimwe cyane. Kandi ikindi nkubwira, ikoreza amaganya yawe Uwiteka. Arakunda afasha abashavuye, arakunda afasha abababaye. Imana ishimwe cyane. Bwira Uwiteka uyikoreza urugendo rwawe rwose, uyibwira ati Mana, dore ndahagurutse umpire, dore mbyutse muri iki gitondo umpire uyu munsi, wejesha amaso yanjye kugira ngo ndebe ibitangaza byo mu mategeko yawe. Ongera ugire inzira zigana i Siyoni. Igituma wiganyira ugateshuka nuko udafitanye ubusabane n'Imana. Ongera ugirane ubusabane n'Imana, wongere ukurura ibyiringiro by'ejo hazaza, kandi ibyiringiro uri bukurure. Wikiyaturiraho ngo ibyanjye byararangiye, ngima oya, tangira uvuge ngo ndabizi ko nzaba umuntu ukomeye, ndabizi ko nzamera gutya na gutya, ndabizi ko nzagera ku nzozi zanjye, ndabizi ko usibye no ko iby'isi ntanabigeraho, ndabizi ko nzaragwa ikamba ry'ubugingo. Bivuze ngo wiyaturireho ibyiza by'ejo hazaza. Amahirwe
yawe ari muri wowe indani. Ntabwo amahirwe ari ku bantu cyangwa se ku bidukikije, ahubwo amahirwe uyafite mu kiganza, kuko Yesu yaravuze ngo abagendera mu mategeko y'Imana bene abo icyo bazakora cyose kizababera cyiza. Imana ibaha umugisha. Ndagira ngo rero mbabwire ngo uyu munsi ni wowe wawe, ni ukwisuzuma ugatekereza ngo mbese sijye witinjije mu butayu bw'Imana? Ese koko imbere gato ntihari amasoko? Numara kwisuzuma ukabona yuko amahirwe menshi ari wowe wayatakaje ku buzima bwawe, nurangiza uvuge ngo mfashe icyemezo cyuko ngiye gutegereza Uwiteka, kuko azantumbagiza mu gicu, azampa imbaraga. Nubwo abasore b'imigenda bagenze bakaruha, ariko abategereje Uwiteka bazasubizwamo imbaraga. Tegereza Uwiteka wambara izindi mbaraga, ubundi ubuzima bwawe buhinduke neza. Imana ibaha umugisha. Imana ibongerere kongera gutekereza no kwiyongeramo imbaraga, kuko niyo yonyine iha intege igaha imbaraga abari bananiwe. Imana ibaha umugisha. Mana Data wa twese wo mu ijuru, uri umukozi w'umuhanga, witwa ndiho niryo zina ryawe. Ndagushimye muri uyu mugoroba. Nyemerera imitima yacu yongere igira ishyaka ryo kugukunda, igira ishyaka ryo kumva twifitiye icyizere, kuko amahirwe turayafite, ariko twayanagiye inyoni, twayajugunye inyoni. Duha andi mahirwe Mwami, utwongerere kongera kugutegereza, kuko bamwe bari barambiwe, bamwe bari bacitse intege, bamwe kandi urugamba rwose Mwami, nta rugamba uteza ku muntu utarufitemo inyungu. Tugire neza rero Kristo, utwongerere imbaraga n'amavuta, utwongerere umunezero, kandi udushyigikire muri byose. Sabiye umugisha umuntu wese uri uranyumva, kugira ngo umwongerere kongera kureba no gutumbira no kukugira icyizere, ndetse no gutegereza yihanganye. Urakoze kubikoze, urakoze kugiye kuturengera. Amahoro y'Imana akaba kuri twe, uhereye none ukageza iteka ryose, mu izina rya Yesu. Amina, 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 amina.